God's warning. wowe uri kumva kino kiganiro kano kanya, hari igihe uba wumva ugomba gufasha cyangwa se rimwe na rimwe ukumva ko gufasha ari ibintu uba ugomba gukora wowe ubwawe, ku buryo n'umuntu ashobora kukubaza uti kuki ukunda gufasha, akakubaza ati kubera icyo ubikora, mu kumusubiza ukamubwira uti mba numva ari ngombwa kandi kubikora binzanira amahoro. Nanone ibyo ni by'Imana idusaba, ariko reka nkubwire nti reka gukomeza gufasha gusa, si bose utagomba gufasha. Hano hari abantu barindwi utagomba gufasha kabone nubwo baba bakeneye ubufasha bwawe, ku buryo iyo ubafashije uba ubaye umufatanyacyaha imbere y'Imana. Ushobora kwibaza uti kubera iki? Ese hari igihe wigeze usanga uhora ufasha abantu ariko bagahora bagusaba ibintu byinshi gusa nta mpinduka bagaragaza? Ese wigeze gufasha umuntu inshuro nyinshi kugeza aho usanze adashaka guhinduka ahubwo ashaka kwifashisha gusa wowe ubwawe? Ukuri ni uko atari buri muntu wese ugomba gufashwa. Bibiliya iduha imiburo isobanutse ku bwoko bw'abantu tugomba kwirinda gufasha. Si ukubera kubura urukundo, ahubwo ni ukubera ubwenge ndetse no kumvira Imana, kumvira amahame y'Imana. Hari umurongo muto cyane utandukanya kumwumvisha ndetse no kuba umuntu worohereza abandi gukomeza mu makosa yabo. Iyo tudakoresheje ubushishozi bwacu, dushobora kwisanga dukoresha imbaraga zacu, amafaranga yacu n'igihe cyacu ku bantu badashaka guhinduka, ahubwo bashaka kuturemerera. Mu Migani 4:7 uravuga iti ubwenge nibwo bwa mbere. Nuko ushaka ubwenge kandi ibyo tunze byose ushakisha ubuhanga. Ibyo bivuze ko gufasha kwacu kugomba kuyoborwa n'ubwenge bw'Imana, si amarangamutima gusa. Tugiye kureba imiburo y'Imana ku bwoko burindwi bw'abantu utagomba gufasha. Iyi miburo ntabwo ishingiye ku bitekerezo by'abantu, ahubwo ishingiye ku mahame akomeye ya Bibiliya ishobora guhindura uburyo utanga, ukorera abandi ndetse no kurinda amahoro yawe ubwawe. Abakristo benshi bagera kwicira urubanza iyo bashaka kuvuga oya, bashaka guhakana ku bantu. Twigishijwe ko gufasha buri gihe ari byiza, ariko si byagenda bite niba gufasha abantu binyuranye n'ibyo Imana yashaka gukorera umuntu? Hari abantu mu buzima bwacu badashaka ubufasha, ahubwo bashaka umuntu ubakorera ibintu byose mu gihe bo badashaka guhinduka. Bashaka imbaraga zawe ariko ntibashaka ubwenge bwawe. Yesu ubwe yashyizeho imipaka. Hari abantu yasize arigendera. Yaburiye abantu kudata imaragarita imbere y'ingurube, kandi ntiyigeze yemera kugenzurwa n'abadashaka guhinduka. Niba Yesu yarashyizeho imipaka, kuki twe bitugora kubikora? Kuki tudashobora kubikora? Dore umuntu wa mbere utagomba gufasha uko byagenda kose, n'Imana yarabitubujije. Umuntu wa mbere utagomba gufasha ni umuntu w'umunebwe ku maboko ndetse n'umunebwe mu mutima. Hari itandukaniro hagati yo gufasha umuntu uri mu bibazo ndetse no gushyigikira umuntu wanze gukora. Bibiliya irabisobanura neza. Ubunebwe si intege nke, ni amahitamo ndetse n'uburyo bwo kwisenya buhoro buhoro ubwawe. Mu Migani 10:4 iravuga iti ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete kuzana ubutunzi. Niba umuntu yanze gukora, yanze gushyiramo imbaraga kandi ahora yirinda inshingano, ubukene bwe si igitero cya Satani, ahubwo ni ingaruka z'amahitamo ye. Intumwa Pawulo yavuze mu buryo bukomeye cyane ati umuntu udashaka gukora ntakarye. Ibi ntabwo ari ubugome, ahubwo ni ihame ry'ubutabera bw'Imana. Imana yashyizeho ubuzima ku buryo umuntu asarura ibyo yabibye. Niba atabiba, ntagomba gutegereza no gusarura. Igihe cyose duhora dutabara umunebwe, tuba twangiza gahunda Imana yashyizeho ngo imwigishe isomo ryo guhinduka. Iyo ufashisha umunebwe amafaranga buri gihe, ntabwo uba umuhaye umugisha, ahubwo uba umwangiza. Iyo uhora umukingira amakosa ye ndetse no kumukuriraho ingaruka zayo, ubu mwambuye isomo ryari kumuyihindura. Yesu yavuze umugani w'umugaragu wahishe itaranto ye aho kuyibyaza umusaruro. Shebuja ntiyamushimiye, ahubwo yamwise mubi kandi w'umunebwe. Hari itandukaniro hagati y'umuntu udashoboye gukora n'umuntu udashaka gukora. Mu Migani 6:9-11 iravuga iti wa munebwe we uzaryama kugeza ryari? Hari bamwe muri mwe bananiwe kandi barushye kubera ko mukomeza gufasha abantu badashaka kwifasha. Mutanga igihe cyanyu, amafaranga yanyu n'imbaraga zanyu, ariko uko mubaha byinshi niko bo bakora bike. Hari igihe gufasha, hari igihe cyo gufasha ndetse n'igihe cyo kudafasha. Icyo ni ikintu uwo ni umuntu wa mbere utagomba gufasha uko byagenda kose. Dore umuntu wa kabiri utagomba gufasha uko byagenda kose. Umuntu wa kabiri utagomba gufasha ni abantu badafite umutima wo gushimira, abantu badashima. Hari abantu bakira urukundo rwawe, igitambo cyawe n'ubufasha bwawe, ariko bakitwara nk'aho wari ubibafitiyemo umwenda. Bakitwara nk'aho wari ugomba kubikora uko byari kugenda kose. Kudashimira si imyitwarire mibi gusa, ni ikimenyetso cy'umutima wangiritse. Muri Luka 17:17-18 Yesu yakijije abanyabibembe 10, ariko umwe gusa niwe wagarutse gushimira. Yesu yarababajije ati ese abandi 9 bari hehe? Icyo ni ikibazo natwe dukwiye kwibaza. Barihe abantu bahawe ubufasha ariko ntibigere bashima?
bamwe twahawe ubufasha ntibashimire. Barihe abantu wazamuye ariko ntibigere bemera ukuboko kwabafashije. Gushimira ni ikimenyetso cy'umutima wicisha bugufi kandi wubaha Imana. Kudashimira ni ikimenyetso cy'ubwikunde ndetse no kwiyumva. Muri Timoteyo wa 2:2 havuga ko mu minsi y'imperuka abantu bazaba abakunzi b'ibyabo gusa, badafite gushima. Gufasha umuntu udashima ni nko gusuka amazi mu cyobo kidafite epfo. Nta na rimwe bizamuhaza, nta na rimwe kizigera cyuzura. Uko urushaho kumuha niko arushaho gusaba byinshi. Mu Migani 17:13 iravuga iti, wishyura inabi wamugiriye neza, inabi ntizava mu nzu ye. Hari abantu utabara ariko nyuma bakaguhinduka bakakwanga cyangwa se bakagutuka nkaho nta cyiza wabakoreye. Imana ntiyakuremeye kuba igikoresho cyo gukoreshwa n'abantu. Abo bari abantu ba kabiri utakwiye gufasha. Dore abantu ba gatatu udakwiye gufasha. Abantu ba gatatu n'abibone kandi b'abanyagasuzuguro. Bibiliya ntabwo iburira abantu ku byibone gusa, ahubwo inabaciraho iteka. Mu Migani 16:18 iravuga iti, ubwibone bubanziriza kurimbuka. Hari abantu biyizera cyane kugeza aho nta mwanya basigarije Imana. Ntibemera inama, ntibemera gukosorwa, kandi bumva ko aribo bazi byose. Yakobo 4:6 iravuga iti, Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Iyo umuntu agenda mu bwibone ntabwo aba arwanya abantu gusa, ahubwo aba arwanya Imana ubwayo. Igihe cyose ushaka kugorora umuntu w'umwibone, yanga inama zawe. Ushaka kumuyobora arakwanga. Iyo umuburiye ntiyumva. Hari itandukaniro hagati yo kwigirira icyizere ndetse no kwibona. Kwigirira icyizere biva ku kwizera Imana, kwibona biva ku kwiringira wowe ubwawe. Umwami Nebukadinezari ni urugero rwiza rw'ubwibone bwamurimbuye. Yiyemereye ko ari we wiyubakiye ubwami bwe, maze Imana imucisha bugufi kugeza aho aba nk'inyamaswa imyaka 7 yose. Hari abantu mutakomeza guhatira ubwenge kandi batabushaka. Hari abantu badakeneye ubwenge. Abo bari abantu ba gatatu udakwiye gufasha. Dore abantu ba kane udakwiye gufasha ni abantu b'abanyabyaha banga kuva mu byaha. Imana ikunda abantu bose ariko ibyo ntibivuze ko yemera ibyaha byose. Muri Zaburi 1:1 iravuga iti, hahirwa umuntu uticara mu nama y'abanyabyaha. Hari itandukaniro hagati y'umuntu ukora icyaha ariko ushaka kwihana n'umuntu wishimira icyaha kandi ushaka no gukurura abandi muri cyo. Imigani 6:16-19 ivuga ibintu Imana yanga, harimo ururimi rubeshya, amaboko amenesha amaraso n'umutima ugambirira ibibi. Hari abantu badashaka Imana, basuzugura ijambo ryayo kandi bashyigikira ibibi byose. Iyo ukomeje kubashyigikira rero uba winjiye mu byaha byabo. Ushobora kubakunda ariko ntushyigikire ibikorwa byabo bibi. Ushobora kubasengera ariko ntube umufatanyacyaha. Dore umuntu wa gatanu udakwiriye gufasha. Umuntu wa gatanu ni umupfapfa. Ubuswa si ukubura ubwenge, ahubwo ni ukwanga kubukurikiza. Imigani 13:20 iravuga iti, ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge, ariko umugendana n'abapfapfa azababara. Ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge, ariko ugendana n'abapfapfa azababara. Nawe azahinduka umupfapfa. Mu yandi magambo, umupfapfa yumva inama ariko akayanga, asubira mu makosa amwe inshuro nyinshi. Imigani 26:11 iravuga iti, nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo, niko umupfapfa asubira mu buswa bwe, niko asubira mu bupfapfa bwe. Hari abantu mukomeza kugira inama ariko bagahora basubira mu makosa yabo, mubasohora mu bibazo ariko bagasubira muri byo. Ntushobora gukiza umuntu wanze guhinduka. Dore umuntu wa gatandatu udakwiriye gufasha uko byagenda kose. Abantu ba gatandatu udakwiriye gufasha ni ababeshi ndetse n'abanyamayeri. Hari abantu baza bagusanga atari uko bakeneye ubufasha, ahubwo kubera ko bakubonyemo amahirwe yo kukwifashisha. Imigani 12:22 iravuga iti, uhoraho yanga iminwa ibeshya. Abantu b'abanyamayeri bakoresha amarangamutima yawe kugira ngo babone icyo bashaka. Bashobora kugutera kwicuza, kukubesha cyangwa se kukwereka ko ari abanyantege nke kandi atari byo, ari abanyembaraga. Imigani 26:24-26 iravuga iti, umwanzi yihisha inyuma y'amagambo meza ariko umutima we wuzuye uburiganya. Dore ibimenyetso by'umuntu w'umunyamayeri. Nuhura n'umuntu ugaragaza ibimenyetso nk'ibi ngibi, uzamenye ko ari umunyamayeri. Dore ibimenyetso 5 by'umuntu w'umunyamayeri. Umuntu w'umunyamayeri ahora afite inkuru zitahura, ahora n'inkuru idahuye, akubona gusa igihe hari icyo ashaka, aguha impamvu ituma wicuza igihe utinze kumufasha cyose. Akunda gukoresha abandi kandi ntasoza ibyo yasezeranye. Imana ntiyaguhamagariye kubaho ubeshwa, ahubwo yaguhamagariye kugendera mu bwenge.
dore abantu bakarindwi utazigera ufasha, nunabafasha uzaba wafashije gukuza icyaha cyawe. Hari itandukaniro hagati y'umuntu ugwa mu cyaha akihana n'umuntu uba mu cyaha akanga guhinduka. Abaheburayo 10:26 bavuga ko umuntu ukomeza gukora icyaha akagikora nkana nyuma yo kumenya ukuri aba ari mu kaga gakomeye. Umuntu utihana bavuga ati nzi icyo Imana ivuga ariko simbyitayeho. Iyo ukomeje gutabara umuntu nk'uwo utihana uba utuma akomeza kwinangira aho guhinduka. Hari abantu Imana ikomeza kwigisha ariko mwebwe kubafasha mubamo wakuriraho ingaruka z'amahitamo yawe. Umwana w'ikirara n'urugero rwiza, se ntiyamwirukanye ngo amukurikire iyo agiye hose, yaramuretse kugeza igihe ageze hasi cyane akabona kwisubiraho, akabona ingaruka z'ibyo yakoze. Hari abantu batazihana kugeza igihe bageze ku ndunduro y'ingaruka z'ibikorwa byabo. Imana iduhamagarira kugira ubuntu ariko nanone ikaduhamagarira kugira ubwenge. Niba ukomeje gufasha abanebwe, abibone, abantu badashima, abanyabyaha banga guhinduka, abapfapfa, ababeshyi cyangwa se abanga kwihana, igihe kirageze ngo wongere utekereze neza abo urimo gusukamo imbaraga zawe. Hari abantu bakeneye ubufasha bwawe koko, hari abantu bazashimira ineza yawe kandi bakayikoresha neza. Hari abantu bazumva inama zawe bakiga kandi bagahinduka. Ariko niba ukomeza gutakaza imbaraga zawe ku bantu badashaka guhinduka, uzabura icyo usigariza abafite umutima wo kwakira impinduka. Uyu munsi saba Imana ubushobozi, uyibaza uti Mana, ese ndimo gufasha abantu beza cyangwa ndimo gupfusha ubusa imbaraga zanjye? Iyo uteye imbuto ahantu heza nta kabuza urasarura kandi ugasarura neza. Ariko iyo ufashije abantu biteguye guhinduka ubona impinduka nyazo. Mu munyabwenge ugira ubushishozi kandi ureke Imana ikemura ikibazo cy'abanga kumva. Iri ni ijambo ry'Imana. Ni mucyo dukurire hamwe kandi dukurire mu mwuka. Iki kiganiro cy'uyu munsi naho tugisoreje, mbashimira uburyo mudahwema kudukurikira. Imana ibarinde kandi turabakunda cyane. Ciao. They need help, because let me tell you something, pride is a closed door.